Hello guys, narakubwiye iti niba ushaka kutazigera ubura internet ukoresha muri telefone yawe uzakane subscribe kuri Topson Media. Ubu ngubu mbazaniye indi application wakoresha ukabasha kubona internet y'ubuntu mu mwaka wa 2026. So let's go. Okay guys, uzaza muri Play Store yawe. Muri Play Store yawe nurangiza uyiklikeho. Winjiremo. Guys, nurangiza hano muri search angangira ngo urahabona hari aga fresh muri search hejuru uzandikamo iryo jambo ryo kuri screen ATNet VPN. Gutya byanditse neza niko uzabyandika. Nurangiza guys, urabona hari VPN nyinshi, dore iyi ngiyi nsizeho ifite akarogo kameze utya, ni uzahitamo nta yindi uzitaho. Nangiza uzayikandaho, tegerezeho gatoya bibanze byirodinge. Urabona guys, hano jewe handitse ijambo open. Urabona ngiye handitse open, ariko wowe nuhagera uzasanga handitse ijambo install. Kubera ko ngiye nayiinstalle niyo mpamvu handitseho iri jambo open. Wowe nuhagera uzabanza installe, nyuma numara kwinstalla hazandikaho ijambo open. Nurangiza uzayifungura, uzakanda kuri open. Numara kuyifungura uzategerezaho gato ibanze yirodinge neza. Okay guys, urabona baguhaye bino bintu bibiri, close na join. Hano barakubwira ati joining program yabo. Wowe ntabwo uzabyitaho, uzakanda kuri close ubwo ntabyo ushaka. Okay, nurangiza urabona hano bari kwamamaza. Iyo bamamaje uhita ujyana hariya ukanda kuri continue to app, ugakomeza ibyo wari urimo. Hano iyo uhageze uhita ukanda kuri close, ugategerezaho gato, uzakanda kuri close. Nurangiza urabona ahantu bakugejeje. Hano hambere guys, uzitonde, hano bishobora gutuma ubura megabyte wari uteganyije cyangwa se data. Hano hambere guys, hano hambere bari kukubwira ati auto select server. No selectinga server nyine uzajya ukoresha runaka. Hano iyo uhakanze bayikwereka server nyinshi, ariko wowe izindi nuzitaho uzakanda kuri auto select server iriya ya mbere n'ubundi yari irimo. Nurangiza uzaza hano handitse uselectinga noneho ATNet VPN, uzaselectinga igihugu cyawe kugihitamo. Hano nta kindi witaho, uza hano muri search kandikamo Rwanda. Rwanda yonyine ibihagije, ugahita ubona Rwanda Airtel kuko ikora kuri Airtel, ugahita uyikandaho Rwanda Airtel. Warangiza guys, hano uzirinde guconnecta ino VPN ufiteho mega nimwe kuri sim card yawe. Mbere yo kukanda hano kuri start, uzabanza umurebe ko mega zawe muri phone zashize. Urabona ngiye ndi gukoresha wifi, reka mbanze bite njya kwikuraho kugira ngo nze guconnecta nta kintu kiri kuri sim card, ariyo rigo nza kubona megabyte nateganyirije. Okay, uzategereza. Hano icyo uzakora ubwo ngiye gufunga wifi kugira ngo jewe nze gukoresha mega z'ubuntu gusa. Okay, nzagenda nyifunge. Urabona ndayifunze. Nimara kuyifunga urabona ko irafunze. Ubu ngubu nta internet mfite, nzahita mfungura mobile data noneho kuko ngiye guhabwa data z'ubuntu. Nurangiza kubikora byose, reka tujye kuri YouTube noneho turebe ko kuko mfite data. Urabona ko nta kintu kiri kugaragara, urabona ko ibintu byose nta thumbnail ari kugaragara, nta kintu kiri kugaragara. Searching na Topson Media turebe, iyi niyo channel yanjye, none nta kintu kiri kugaragara. Ariko reka nze muri VPN yacu nyiconnecte. Okay, uzakanda hariya n'ubundi kuri continue to app bari kwamamaza, ibyo ntabwo uzabyitaho. Okay, wageze muri VPN yawe noneho kizakora nawe ugiye gukanda start kuko wafunze wifi, nta kintu
utegereje, wowe icyo utegereje ni mega z'ubuntu. Uzaza hano handitse start, uzakandaho hano bakubwiye ati connection request. Okay, hano uzahita ukanda kuri okay. Urabona ko bitangiye kwirodinga. Okay, urabona ko gahindutse ubururu. Urabona hano baracyamamaza, ariko icyo uzakora uzakanda kuri close nk'ibisanzwe. Uzakanda kuri close wikomereze ibyo waruri. Murabona guys already connected. Urabona byanditse connected na hariya biri kwirodinga hejuru. Urabona ko hariya biri imibare yazamutse. Okay, urabona byanditse connected guys. Nurangiza guys, urabona ko reka dusubire kuri YouTube noneho. Urabona ko guys bise bigaragara neza, bigaragara ko data turi kuzihabwa neza cyane 5/5. Urabona ko guys, reka turebe. Urabona ko n'aya mafoto ari kugaragara guys. Iyi ni application nayo nabageneye. Ciao mukomeza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana indi video tugenda tubaha umunsi ku wundi.